Gorilla ni ikipe nziza ifite umutoza mwiza, abakinnyi beza, pointi 11, 9, 10, niyo ni imyanya yose. Icyo nakicuza nuko wenda naba natarankoye. Paul udafite umugore? Oya, nta mugore afite. Afite sheri? Arahari. Paul utakunda iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nkunda enjoy. It's not a game, it's a rich thing. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, iyi ni Peace Media TV. Abakunzi ba football mwajya mutubwira ngo ntabwo tujya tubaha amakuru ari update kuri football. Twagize dutya rero tujya kuri IPRC Kigali stade yaho kugira ngo tuganire na bamwe mu bakinnyi b'ikipe bita Gorilla. Abakunzi bayo n'abafana bayo murayizi, ndetse na buri munyarwanda wese arayizi ko ni ikipe ikomeye iri hanze aho irimo irahangana n'andi makipe yo muri shampiyona yo mu Rwanda. Twaje kuri stade rero ngo tuganire n'abakinnyi bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Nituza kugira amahirwe tugafatisha umwe muri bo turaza kumuganiriza. Aha turi rero ni kuri yo stade, murabona hari abafana bamwe bari muri stade nubwo atari benshi cyane ariko baje kureba iyi myitozo. Iyi ni Gorilla irimo irakina, barimo bari mu myitozo, ndakeka bari gutegura shampiyona. Hirya murahabona abakinnyi bari kuri bench, abarimo barakora utuntu tw'utu jogging kugira ngo bitegure kwinjira mu kibuga. Hirya murahabona abacoach baba barimo babitunganya neza kugira ngo bitegure Champions, kugira ngo ikipe ikomeze guhatana n'izindi mu Rwanda. Bakunzi ba Gorilla rero, Gorilla Football Club, ubwo ndakeka muri buze kuryoherwa n'ibiganiro turi bugirane na bamwe mu bakinnyi b'iyi kipe.
Tugize amahirwe rero nk'uko nabibasezeranije bakunzi ba Peace Media TV, ni nababwiye ko turaza kugira amahirwe tukaganiriza umwe mu bakinnyi abi ikipe twasanze iri gukora imyitozo kuri stadium ya IPRC Kigali. Reka tumuhe ikaze kuri Peace Media TV, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Sindambe Prote, nkaba nyina muri Gorilla, akaba twitoreza hano mu Kicukiro PRC. Tuguhaye ikaze rero kuri Peace Media TV. Akibivuga ngo akina muri Gorilla, hari umuntu wakwibaza ngo Gorilla ni ikipe ki muri iyi minsi dusanzwe tumenyereye muri shampiyona nyarwanda, APR, Rayon Sport, zimwe zigenda zivugwa cyane, ariko uko byagenda kose hari abafana mufite abanyarwanda muri rusange basanzwe babakurikirana. Umuntu wumvise Gorilla ubwa mbere ni icyo wamubwira? Gorilla ni ikipe ihagaze gute muri iyi minsi? Urakoze. Iyo bavuze Gorilla ni ikipe nziza, ifite umutoza mwiza, abakinnyi beza. So muri make twatangiye shampiyona, match ya mbere twarayitsinze, ya kabiri turanganya. Ndakeka muri make duhagaze neza. Ku bafana bacu nabo ndabashimira cyane kuko bakomeje kutuba hafi, bakomeza kuduha urukundo dukeneye, ubwitange bwo kuduhamagara bakatuvugisha. Muri make turabashimira cyane. Mwese Porte shampiyona nyarwanda mwe Gorilla, ubu murabona mufite icyizere ko mwatwara igikombe cya shampiyona cyangwa ni ikipe ikizamuka? Icyizere kirahari kuko dufite umutoza mwiza, turakora, dushyira hamwe, tuba hamwe. Ndakeka nta kintu cyatubuza guhatanira natwe muri ayo makipe ya mbere gutwara igikombe. Porte ni muntu ki muri ikipe ya Gorilla? Porte ni umukinnyi muri Gorilla, ukina umwanya w'imbere,
atake pointi 11 9 10 iyo ni imyanya yose nisangaho nshobora gukina neza. Akoze Porute iyi niyo kipe ya mbere akinnye cyangwa hari andi makipe yagiye acamo? Natangiriye mu Academy ya APR, Yego. mvamo njya muri National under 20 under 23, Wakinnye muri National? mvamo njya muri Marine, mva muri Marine niko kuza muri Gorilla. Okay. Gorilla rero hari abantu bashobora kuba ari ubwa mbere bayumvise, kuko mu minsi ishize cyangwa no mu myaka ishize dusanzwe tumenyereye aya makipe y'ibihugu. Sinzi niba Gorilla muragira amahirwe cyangwa se muragira igihe cyo mwarigeze gutombora guhangana n'ari amakipe akomeye nka za Rayon na APR. Oya, ntago biraba ngo tujye mu gutombora, kuko Gorilla ni ikipe izamutse vuba, ndakeka imaze imyaka 3. Uyu ni uwa gatatu igiye kumara mu cyiciro cya mbere. Ni ikipe izamutse vuba, mwitabiriye shampiyona y'icyiciro cya mbere. Okay. Gorilla rero numva ishobora kuba nayo ari ikipe ishobora kuba ihagaze neza, kuba yarazamutse muri iyo myaka 3 ikaba yarayisigaye no mu cyiciro cya mbere. Ni ibintu bitangaje. Hari amakipe agenda akihirinda akamara igihe kirekire ataragera mu cyiciro cya mbere. Ni iki wasezeranye umufana wa Gorilla utangiye kuyifana uyu munsi, ari abayifannye kuva kera kugeza ubu muri shampiyona y'uyu mwaka, murasezeranye iki abakunzi ba Gorilla? Ikintu tubasezeranya ko uyu mwaka ho bitegura ibyishimo, kuko ubushobozi turabufite. Urukundo rw'abaperezida, urukundo rw'abatoza, urukundo hagati muri twe, ndakeka nta kizatubuza kubaho ibyishimo, kuko turi tayari, mu mutwe turi tayari, n'ahandi hose turi tayari, nta mpamvu yo kutabaho ibyishimo. Nkurikije ukuntu bivuga, urabivuga nk'umuntu ushobora kuba hari ibindi bidasanzwe mufite. Ashobora kuba hari irindi banga mufite, haba hari abakinnyi bashyashya, hari ari staff nshyashya mudasanzwe mukorana, ku buryo wowe uhagarara ku maguru yawe bati turabasezeranya ibyishimo. Ko byagenda kose hari ikintu kidasanzwe wimwibitseho. Ni iki gishyashya kiri muri Gorilla muri iyi minsi? Gishyashya ni abatoza beza bigirira icyizere, natwe bakaturemamo icyizere, tukumva ko niba turi mu kibuga tugomba gutahana amanota 3, kuko tujya mu kibuga tuzi ko turi gutahana amanota 3. Tujya mu kibuga tuvuga ati turanganya cyangwa turatsindwa, icyizere kiba gihari, kandi n'ibyo baba baduhaye ku bumenyi bwabo turabikoresha, tukuyumvamo icyo cyizere ko turi bubikore. Niyo mpamvu twizeye ko iyi shampiyona bizagenda neza cyane. Nose Porte, mu mikino mwakinnye, watubwiye ko hari imikino mwakinnye muri shampiyona. Mwakinnye imikino ingahe? Twakinnye imikino 2. Uwa mbere mwakinnye n'uwuhe? Wa kabiri Rwamagana. Iya mbere twakinnye na Rwamagana, twasanze iwabo. Iya kabiri dukina na Sunrise, nayo tuyisanga iwabo. Rwamagana niyo twatsinze, Sunrise turanganya. Numva noneho Gorilla bishobora kuba ihagaze neza muri mizi. Ubu mufite amanota angahe? Ubu dufite amanota 4 kuri 6. Hajya ubwo si muba mugenda mufite liste uko ihagaze muri mizi, kuri liste muri abakangahe? Ubwo kuri liste turi gatatu. Muri aba3. Abakunzi ba Peace Media TV rero murumva ko Gorilla ihagaze neza, iri ku mwanya wa 3. Ikipe ya mbere ni iyi ngubu? Ikipe ya mbere ndakeka ni Kiyovu. Kiyovu. Ya kabiri? Ya kabiri ni Lion. Okay. Kabisa abakunzi ba Peace Media TV murumva ko Gorilla ihagaze neza. Porute yagiye aduha amakuru agiye atandukanye yo muri Gorilla. Nabararikire rero gukomeza abafana ba Gorilla mugakomeza kuyiba inyuma, ari abatoza ba Gorilla, respect, mukomeze mu supporting ikipe, abakinnyi ba Gorilla mwese muri ndabasuhuje. Hano nizeye ko shampiyona mwayitwara, anytime twakumva nk'igikombe mwagishize hejuru kabisa. Porute nakwifuriza gukomeza gushyiramo imbaraga nk'uko wagiye uca muri aya makipe akomeye, ariko uko byagenda kose kuba uri muri iyi ngiyi bifite itandukanye n'izindi. Ni rihe tandukaniro ubona hagati ya Gorilla n'andi makipe wagiye ukoreramo? Itandukaniro mbona ku bijyanye n'umushahara, baduhembera igihe, nta kirarane nyine baturaramo. Wenda niyo batinze nibarenza nko mu matariki 5, 6, 7. Ubwo nabwo baba batinze bakabije. Ubwo zirindwi nakubipa ukagira ukuntu kabisa.
bakunzi ba Peace Media TV mujye mubipa Porute kuri zirindwi. Abafana bawe noneho abafana bawe ubwo kuri zirindwi bagiye bakubipa. Kabisa. Uzagire tuhamagara sana. Porute arakoze cyane rero kugenda aduha amakuru amwe n'amwe agiye atandukanye. Wowe ugira icyo ubwira abafana bawe Porute atari abafana ba Gorilla ahubwo abafana ba Porute. Abafana banje jewe icyo mbashishikariza no gukomeza kumba hafi. Bafite ibintu byiza no mwaka ndetse n'indi myaka igiye kuza ko ndi kwitegura cyane kugira ngo ejo n'ejo bundi nzakomeze kugaragara neza abafana banje kandi ndabakunda cyane nanabifuriza imigisha ku Mana. Murakoze kabisa. Ni Porute twa turi hamwe nawe umukinnyi wa Gorilla usanzwe akina muri attaque ya Gorilla. Bakunzi ba Peace Media TV rero twabashimiye ukuntu mwakurikiranye ibyo twahoze dutegura, ukuntu twaberetse imyitozo bari barimo. Murabibona ukuntu Porute abari agenda bacanga mu kibuga kuri screen zanyu. Porute rero turamushimiye. Ataragenda reka tumubaze ikibazo kimwe cy'amatsiko. Murabizi ko mu biganiro byacu dukora tugira agace ko kubaza ibibazo byo mu buzima busanzwe by'amatsiko, ariko dukunda umuntu utatubeshya. Bakunzi ba Peace Media TV bashaka umuntu dusubiza direct adateze gutekereza ibintu byinshi. Porute ufite imyaka ingana? Njye mfite imyaka 23. Ntabwo ari bimwe by'abakinnyi bajya tuvuga ngo mfite imyaka 15. Oya, ntabwo ari bimwe by'abakinnyi. Porute afite umugore? Oya, nta mugore afite. Afite sheri? Arahari. Porute akunda iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nkunda enjoy no gusenga Imana. Icyo cyane buri ushatse kuvuga nkunda kwishimana nyine n'inshuti zanjye. Ikindi nkunda gusenga, nkunda Imana. Icyo cya mbere nshyira imbere kuko iyi si turimo nta kintu wakora utifashishije Nyagasani. Muze Porute uramutse tugeze ku munsi umwe bavuga ngo umunsi w'urubanza, bakavuga bati ibintu byose twitaga ibyaha ku isi nta cyaha cyari kirimo, ikihe cyaha wakwicuza utakoreye ku isi? Icyaha nakicuza? Hari ibintu dufata nk'ibyaha ku isi udashobora gukora kubera ko ari icyaha, ugeze mu ijuru bakakubwira ati ntabwo byari ibyaha byose byari byemewe, ni ikihe wakwicuza natakoze? Wenda Porute aracyabitekereza se? Oya, uko byagenda kose hari ibintu byinshi udakora kubera ko ari icyaha. Muri ibyo byose ni ikihe wakwicuza cyane ukavuga uti nicuze kuba naragikoze? Ni ikihe? Kuba icyo nakicuza nuko wenda naba nataranyweye ku rumogi kandi numva bavuga ngo iyo urunyweye ni sawa nyine ubasha gutekereza. Utanyweye urumogi kandi ugasanga mu ijuru haterekera. Porute wakoze cyane rero kuza kuganira n'abakunzi ba Peace Media TV, turagushimiye cyane. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Bakunzi ba Peace Media TV rero turabashimira kuba mwadukurikiye mugakomeza kubana natwe tukaganira na Porute kuri stade ya IPRS Kigali, turimo tubabwira uko imyitozo ihagaze. Mukomeze mu supporting Gorilla ikomeze boosting nayo, ubwo ejo bundi twakumva yateruye igikombe byaba ari sawa. Porute sawa, wakoze cyane. Sawa, murakoze nawe. It's not a game, it's a rich thing.